Muraho ndagusuhuje, reka ntangire nk'uha ikaze kuri uyu muyoboro mugari wacu wa YouTube. Jya wibuka kubanza kwiyandikisha nujya ubona iyi video yakugirira akamaro. Aha rero tuje kuguha isambu ifite ubuso burenga 2,000, irimo n'inzu ubona ko iri ahantu heza. Aha hantu ni mu buhinzi, ntago ari imiturire. Ikindi wamenya nuko buri kimwe cyose kiri hafi. Ubwo ndavuga amazi, umuriro, umuhanda biri hafi cyane. Ifite n'umuriro, yo irimo n'umuriro iyo nzu, ariko ikintu cy'ingenzi ni ubu butaka cyangwa se iyi parcelle ingana. Ni parcelle nini ushobora kuza ukaba wakoreramo ibikorwa byawe bikaba byagenda neza bitewe n'ibyo uhateganyiriza. Ni ahantu heza rero nkuko muri kugenda muhabona, ni ahantu hanakwera, haratuwe, hari abaturanyi batandukanye. Nkeka ko iyi ni sure deal kuri miliyoni 6 gusa. Inzu urabona ko ari nini, ifite umuriro, kandi iri ahantu hateretse hameze neza. Aha ni ahantu ushobora kuza ugashyira umuryango wawe cyangwa ukahakorera ibindi bikorwa bitandukanye, ibintu bikagenda neza cyane. Aha rero turi mu karere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, akagari n'aka Nyagasozi, aho bakunze kwita mu mudugudu wa Gishaka cyangwa se Igishaka ku bazi kuri paruwasi ya Gishaka, ku kigo nderabuzima cya Gishaka cyangwa se kwa muganga Gishaka. Abantu bagiye bahazi muri ubwo buryo. Rero ngwino nk'aka kamari, ndakeka ari akamari wakwishimira kugura. Murakoze.